hari ibintu bikenewe. Hakenewe abantu batera abantu ubutwari no gukomeza kuzahura. Uko uhuye n'umuntu ukamubwira uti nibyo wagize intege nyizi nizi kandi izi ntege nke zakurubuza ijuru, ariko turi aha ngaha ngo tugufashe, sanga Kristo agushyigikire. Ibyo bintu birashoboka. Tugira abantu bahora bacyurira abantu. Ikibazo wagirana n'umuyobozi mugahura agatakubwira ati wongeye kandi ntiwumva. Ariko hano haranditswe ngo itorero ku isi rigizwe n'abagabo n'abagore b'abanyantege nke bakeneye ubihanganira. Mu bintu muzaza mukora mugiye gutora abayobozi b'itorero, ntimukajye mureba uburyo ari sharp mu gufata imyanzuro n'uburyo arakara imbere y'iteranira abantu bakabibona, ahubwo mujye mushaka n'uburyo mureba ko ashoboye kugira gute kwihangana. Hamagara umudamu ukamubaza uti ko waje wambaye nabi kandi umugabo wari umuyobozi w'itorero bimeze gute? Agahita akubwira ati niba umugore we warabuze iyo umwambika ngiye bakubwiye ko umugabo wanjye yabuze. Igisubizo ni cyose icyo. Ukamubwira uti noneho kugira ngo nkwemeze uzibeshye wongere ugaruke wambaye ubusa. Wajya kona ukabona noneho bukeye yari yambaye ijipo, aje yambaye murumuna w'ikabutura. Kicara mu rusengero akagura kakarenza ku kandi. Uyoboye gahunda mukarebana ukabona nta n'ubwoba afite. Ugahita uvuga uti rero ibintu byo guhora nkurikirana abagore ndabiretse. Niyo mpamvu muzabona abakuru b'itorero biyakiriye batakimenya n'abambaye ubusa n'abatabwambaye. Ariko ntago bivuze ngo ibyo bintu biremewe. Itorero ryo ku isi rigizwe n'abagabo n'abagore b'abanyantege nke bakeneye ubihanganira, bakeneye umuntu ubafata neza kugira ngo batozwe kandi banagurwe gukora bemerwa muri ubu buzima, ariko bakazanemerwa no mu buzima buzaza. Icyo nashaka kubabwira ngiki, uyu munsi kuba mu itorero ry'Imana bifite icyo bigusaba. Atari umwungeri witwa Kristo uri mu rwuri rwe ngo ayobore urugendo rw'intama ze, ibibazo byavuka. Icyizere gikomeye dufite ntabwo ari abungeri. Icyizere gikomeye dufite nuko Kristo ari hejuru y'abaki y'abungeri. Wowe uri yihe ntama? Intama za kane ziba mu rwuri ni izigenda inyuma zidashoboye. Habaho intama izindi ziba zirimo kugenda umujyi umwe, waba uri imbere wareba ugasanga yasigaye inyuma. Ukagenda ukagerageza ukayegeza imbere, ukegera imbere ukabona ikweretse ko none irimo kugenda. Waza gusubiza amaso inyuma ugasanga yongeye yagize gute yarandaza. Abantu nk'abo ngabo turabagira mu itorero, turabagira mu makorari, turabagira mu ivugabutumwa. Buri munsi muraganira akakubwira ati none ngiye kubaseriye. Ngiye kubaseriye ntabwo ibi bintu bizongera pe. Wazajya kumuhamagara utize byagenze gute ati ndi mu rugo kutaje gusenga. Nabyutse numva sinzi ukuntu meze, hari akantu kajya gasona mu mutwe nkumva ntago ndi busenge pe. None se nkuzanira ibinini warwaye mu mutwe, hoya byahise byoroha. Umva, hari intama zihora zisigaza inyuma. Kanaka yamvuze nabi sinzagaruka. Igikorari cyanyu mu kigumane banyimye mikrofone, turabagira ntitubagira. Pastoro nari umukuru w'itoro none yangize umuyobozi w'ubutabazi, nukunca amazi kabisa. Azi ko ahantu hatuvunnye we. Sinzanagaruka, nahava nzagaruka. Rwa rusengero n'urwe se n'inzu ya se. Ibaza uwo muntu wagira ngo afana Rayon Sport cyangwa APR. Ariko nawe ni intama. Nawe ni intama. Intama zisigara inyuma, zihora zirandaga, zitera iziruka umujinya. Ariko nabo tugomba kugendana nabo, tugomba kubashyigikira. Ntago bibaho. Ariko ikibazo gihari ndimo kwibaza ni kimwe, ese intama zicaye mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, Zaburi ya 23 ni kwivuga. Intama ko zicaye mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, zishimiye ubwatsi zirimo kurya cyangwa zirashaka kurisha hakurya y'urwuri? Dufite umubare munini w'abakirisitu bacu
bakunze ibintu birimo kubera i Babuloni cyane, ariko ahandi barasenga. Uzi ko mperutse kubona, ariko mwazabizanye natwe iwacu pastor, ni ukuri rwose. Nagiye ahantu barasenga, numva umuntu w'inyuma ararize, mbona abantu b'abagabo barimo bararira, amarira araza, mbona umuntu yikubise hasi. Imbaraga y'Imana ifata abantu, numva abantu barimo bararirimba, abandi bavuza ibikobwa pastor, mwazabizanye koko. Naho ni intama yicaye mu rwuri ishaka kurisha hakurya y'iki? Hakurya y'urwuri. Erega impamvu tutarongora ni imwe. Hano hari abakobwa ba hano pastor, rwose iyo ucishijemo amaso ubona nta mukobwa hano tugira rwose. Urabona abakobwa bahani nk'abantu b'abanyacyaro, ubona bafite ukuntu bafunze no mu mutwe, baraniyemera. Ariko pastor, buriya umuntu aramutse agiye akajya mu rindi dini akizanirayo umukobwa, haba abakobwa beza pastor. Hari umuntu nzi wakuyeyo umukobwa kandi niwe witonda, nambara neza kurusha abakristo bacu. None ubwo umuntu amuzanye ntiyabakoreye Imana umurimo? Kurya ubwatsi bwo hakurya y'iki? Yego. Umuntu akicara akasanga dufite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, ariko yarangiza akajya gukora research z'abadogiteri bo mu Bushinwa, bo muri Amerika, yarangiza agatangira kuvanga ikibwirizwa n'inyigisho z'abantu, agakubitamo logique z'abanyabwenge, noneho yarangiza agakubitamo uburozi bw'abantu bafite za PhD muri theology, akabivanga. Abantu barangiza akavuga ati wow, naho barimo bararya ubwatsi bwo hakurya y'iki? Elena White ajya gusoza ubuzima yaravuze ngo mbaraze Bibiliya kandi Imana izabafashiriza muri ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ngo bapimye umuriro kuru, umuntu agafata akantu yaba arimo gupima umuriro, undi yarangiza ati bavuze ko ikimenyetso cy'inyamaswa kizajya mu ruhanga. Buriya pasiteri barakimwaye. Apana njye ubu ndagiye mwene muzeyi. Izo ni intama za mbere. Intama za kabiri ni intama zirukanka imbere y'izindi. Haba intama zizi kwiruka ku buryo umuntu uragiye izo ntama ahorana ikibazo cyazazindi, ukabona izindi zirimo ziragendera kuri speed imwe, zirimo zirihuta ntayisigara inyuma. Ariko ukabona hari intama ebyiri zihora ziruka, izindi zijya kugera aho zarenze. Ibyo nibyo bita ubwaka. Kaganira n'umuntu mwaba murimo kwiga Bibiliya akakubwira ati ubu twe tuba mu ijuru we. Mwebwe muba mu ijuru? Ukamaze uti se ejo bundi ko numvise amakuru yawe ko wasambanye bite? Oya, twebwe tuba mu ijuru, ahubwo uyu mubiri ni uri mu isi. Kandi umubiri by'ukora Imana, none se Imana yagucira urubanza uri mu ijuru, ica urubanza rw'umubiri uri mu isi? Oya, ubu twe tuba mu ijuru. Ukamaze se bimeze gute? Ati n'izina mu ijuru nitwa ndarizi we. Iyo ni intama yiruka imbere y'iki? Gusa ugasanga umuntu arimo arakubwira ati 2025 mu kwezi uku n'uku isi izaba irangiye neza, muri Amerika hazaba ibi, muri Afurika haba ibi. Ubwo rero abana b'Imana bazaba baraha, igihugu bazaba barimo n'iki. Ukamaze uti se ibyo bintu wabikuye we? Ndeba kure we. Ariko reka mbabwire, abayobozi bayobora itorero baba baragowe rwose. Intama z'inyabibazo za gatatu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Hano mwitanze mukaboneka hano mu nzu y'Imana, Imana ibaha umugisha. Biragaragara ko mutuje kandi ni byiza mu nzu y'Imana. Twatangiranye kuva vendredi kugeza uyu munsi. Ndagira ngo rero mbashimire ubwuzu nabonye mufite ijambo ry'Imana n'umutuzo mugirira mu nzu yayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mumaze umwanya mwicaye, yego, hari nifuzaga yuko muhagurukiraho muri worship team irahari, barahari. Mwegere hino, nimwegere hino rwose. Aha,
tugiye kuririmba indirimbo nziza ivuga ngo nyigiza hafi, nyigiza hafi mbane nawe. Bari kuri projecteur nabo bashobora kudufasha. Nyigiza hafi mbane nawe. Indirimbo 122. 122. Nyigiza hafi. Yeah.
Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe twongeye kwifuza kuba hafi yawe. Muri twe harimo ibyo ugomba kuranduramo, hari ibyo ugomba gusenyamo, kandi muri twe harimo ibyo ugomba kubaka. Muri uyu mwanya ni wowe twaje twicaye imbere ngo utwigishe. Uduhe kukubera abigishwa, kandi ijambo ryawe rinagura ubuzima bwacu. Imyanzuro yera igiye gufatirwa hano muri iri jambo ryawe n'abana bawe mu mitima yabo. Iryo jambo, uwo mwanzuro, ibyo byemezo abana bawe tugiye gufata muri iri jambo bishyirweho kashe y'amaraso y'i Karuvari, kugira ngo guhinduka kugaragare mu buzima bwacu, kandi utubere umwami, utubere umwungeri, natwe tukubere intama. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Abaririmbyi barakoze, kandi namwe mbashimiye ko muririmba neza. Dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo intama y'inyabyago, intama y'inyabyago yifuza ubwatsi bwo hakurya y'urwuri. Intama y'inyabyago yifuza ubwatsi bwo hakurya hehe? Hakurya y'urwuri. Buriya umuntu iyo afite intama ze arazikunda, yarangiza kuko abazi yuko hakurya y'urwuri hari inyamaswa z'inkazi. Biratangaje umuntu wize icyigisho cya mbere gukurikira ikibiri bumworohere. Iyo ufite urwuri, icya mbere ukora, ushaka abantu bagomba kukuragirira bakunda intama zawe nk'uko uzikunda. Izo ntama kandi nazo zigomba gushyirwa kuri gahunda yo kumvira, zikamenya gutandukanya urwuri n'aharenze urwuri. Hakurya y'urwuri rero niho hakunze kuboneka ibibazo, kandi abanzi, abajura n'abanyazi b'urwuri bahora hafi y'urwuri bategereje intama iyo ari yo yose ishobora gusimbuka urwuri. Kenshi na kenshi hari igihe hafi y'urwuri hera ibintu intama zitemererwa kurya, ariko zazaza zirebayo zikabona zibiriye aribwo byaba byiza. Intama y'inyabyago ni igiki kiyiranga? Ihora yifuza kurya ubwatsi bwo hakurya y'urwuri. Ibi bintu, hari ibintu bitatu nshaka ko ukura muri iki cyigisho. Icya mbere ni uko ugomba kumenya kuri intama. Uramutse udafite ibyiringiro by'uko uri intama, nta hazaza heza h'ihene. Icya kabiri, nifuza kumenya ko amahirwe y'intama ari uko intama iri mu rwuri. Icya gatatu, ugomba kumenya yuko mu gihe abashumba, abungeri bananiwe, haba hari nyiri intama uzikurikirana udashobora kuzitererana. Ibyo bintu bitatu ubyakire muri uyu mwanya. Nshuti zanjye, nimureba neza, Bibiliya iyo ivuze intama, abantu benshi bumva ibintu bitandukanye, ariko muri Yesaya 34 umurongo wa 31, Imana yabwiye ubwoko bwayo, iravuga ngo namwe ntama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu. Amen. Iyi Imana irimo kureba abantu ifite mu isi. Icya mbere, Imana irabanza ikabita intama, kubera ko hari imico iranga intama ikwiye kuranga abantu b'Imana. Iyo mico iranga intama niyo yatumye Yesu kugeza mu gitabo cy'ibyahishuwe yarakomeje kwitwa umwana w'iki? Umwana w'intama watambwe. Kandi Imana irangije yerekana ko nta ntama igomba kwiberaho izenguruka irisha aho ishatse. Imana irangije iravuga ngo intama z'urwuri rwanjye. Biravuze ngo Imana ifite urwuri aho intama zigomba kurishiriza ubwatsi bwizewe, aho intama zigomba kubonera amazi yizewe, aho intama zigomba gukemuzwa ubwoya kugira ngo zihore zisa neza. Ikindi kintu gikomeye, Imana irangije irabyerura iravuga ngo muri abantu, nanjye ndi Imana yanyu. Niko Umwami Uwiteka agira gute? Avuga. Imana irabizi ko turi abantu,
ariko nayo irabizi ko ari Imana. Kubw'ibyo rero Imana yohereje Yesu Kristo kugira ngo biciye muri Yesu Imana ishyikira ubumuntu, natwe abantu dushyikira ubuki ubumana. Muri Kristo iyo bidakunda ntago byari gushoboka. Muri uyu mwanya nubwo Yesu yavuze ko iburyo hazajya intama, ihene zikajya ibumoso, nta muntu n'umwe ukwiye guharanira kuzajya ibumoso aho ihene zizaba ziri. Umugambi nyamukuru wo kugira ngo umuntu azinjire mu bwami bw'Imana, ugomba kwitoza kuba intama. None se ni gute intama zaba amahoro? Bibiliya iratangaje cyane. Tujyane mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 hatubwira igitekerezo cya Dawidi. Dawidi uyu yari umugabo w'umuhanga. Igihe yajyaga guhura na Goliyati, nk'uko umwigisha wa mbere yabitubwiye, Dawidi yavuze ibintu bikomeye, ariko bigeze ku murongo wa 34, igihe yari ari imbere ya Sawuli, Sawuli yamuciye amazi, Sawuli yamusuzuguye, arimo kureba imyaka ya Dawidi akurikije. Reka mbabwire, Goliyati yasumbaga abantu bose bo mu gihe cye, ariko ngo Sawuli nawe yageraga ku rutugu rwa Goliyati. Nanone Abisirayeli bose nabo bageraga ku rutugu rwande rwa Sawuli. Ariko Imana ntigiye yita kuri ibyo bintu. Kenshi na kenshi abantu b'ibihangange ujya usanga urugamba rwarabananiye. Abantu bigeze kuba ibihangange mu kuririmba, bakaba ibihangange mu kubwiriza, bakaba ibihangange mu kuyobora itorero. Hari igihe uhura nawe ugasanga yamanitse ikoti yarwanishaga ry'intambara, mukazaza muhura guha amateka, ukundeba ukusha nararirimbye ntago ndi nkamwe, agahita azana ka audio ka kera akakubwira ati wanyumvise iyo base y'inyuma ni iyanjye, nyamara arimo arabikubwirira mu kabari. Bimaze iki? Yamanitse ikoti. Igihe Dawidi yajyaga kwa Sawuli bagiye kumwerekana, Sawuli yaramusuzuguye, ariko amwereka ikoti ryari rimanitse, aramubwira ati twe twararwanye. Ikoti bashatse kuryambika Dawidi, yateye intambwe, ntago byakunze. Dawidi igihe bari barimo kumusuzugura, yatanze ubuhamya yari yarahishe abantu batari bazi. Arangije Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data. Mwibuke yuko Dawidi ubutwari yagiraga n'ubushobozi no kwita ku ntama nibyo byamuteguriraga kuzayobora Abisiraheli. Byagombaga gushushanya uko Yesu azihanganira Abisiraheli akababera umwungeri, kandi kugeza ubwo Yesu azageza ubwoko bw'Imana mu ijuru, azaba intama ze yarazitayeho kuruta uko Dawidi yazitagaho. Dawidi arangije aravuga ngo, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu, zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira kananwa, nkayivutagura nkagira gute? Nkayica. Ubu bubasha amaze kubuvuga, aya makuru ntago yarazwi. Sawura yumvise aravuga ati rero umuntu usanzwe yica intare n'iki, nta kundi ubu ngubu afite ukuntu asanzwe akora, reka mureke no kumuca intege. Icyo nashaka kubabwira ngiki, Dawidi yari afite ububasha kubera urukundo yakundaga intama. N'iyi ntama ntoya, umwana w'intama iyo yafatwaga n'idubu, ntago yavugaga ngo n'izindi ziracyahaka, izindi nazo ziracyabyara, kariya ni gatwara, icy'ingenzi nuko nsigarana izisigaye. Reka mbabwire, tekinike Dawidi yayoboreshaga niyo abayobozi b'itorero dukeneye kuyoboresha mu minsi y'imperuka. Umuntu arakubwira ngo muri korari aragiye ntazagaruka, ukareba amajwi yose ko agiye ari, ukambwira uti genda. Umwizera arahura n'ibibazo ukabona ntumubona mu iteraniro, ariko kubera ko nta modoka aparika ku rusengero, nta mafaranga afite no mu nyubako adatitiza abantu, ukavuga uti icy'ingenzi nuko abandi bagize gute? Uburyo bwo kwita ku mwana w'intama
ntiwite ku zindi zizibyara ko zigihari. Bwari uburyo bwa Dawidi bwerekana ko Yesu iyo akurikiranye umuntu aramufata byanga byakunda. Nshuti zanjye, ubu buryo bwo kuvuvunura intama, umwana w'intama mu kanwa k'intare, mu kanwa k'idubu, cyari ikimenyetso cy'uburyo Yesu adashobora kuzemerera abantu yuko baguma mu biganza bya Satani. Azabavuvunuramo abamukundira, gusa abatinze mu kanwa k'idubu azabakuramo, ariko ari ba kajoriti. Iyi ntama yabaga yatapfunwe, yagize ubugoryi ntibashe guhunga, kuko buriya iyi ntama yahungaga, kwirukanka kwayo byatumaga idubu iyigeraho yarushye, n'uri buyitabare nawe yahageze. Ntukajye wemerera Satani yuko agufata uko ashatse. Jya ugerageza wiruka uko ushoboye, jya ugerageza uhunga ikigeragezo uko ushoboye. Nunafatirwamo, mu ijuru hari Imana izagutabara. Intama nyinshi zajyaga ziva mu kanwa k'idubu zabaye kajoriti, ariko byibuze aho gupfa waba iki? Ubu n'ahangaha twicaranye n'abantu Imana yagizana mu gakiza, ariko amateka yabo yarakomeretse, bameze nk'intama zakuwe mu biganza mu kanwa k'intare, ariko zivamo zabanje kugira ibyo zivunika. Imana niyo izabakiza. Icyo nashaka kubabwira ngiki, ijambo ry'Imana muri Zaburi y'103 rivuga neza. Zaburi y'100 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Amen. Kubera iki ndimo gukunda kuvuga icyanya, urwuri? Icyanya n'urwuri bishushanya ahantu hafatika hagaragara intama zihurira. Abantu benshi barimo barashaka kuvuga ko ari intama z'Imana, ariko ntibemere yuko Imana ifite itorero ry'ukuri, ahantu ihuriza intama zikagaburirwa ubwatsi butoshye. Ntibishoboka rero, ntabwo Imana yagira intama ngo nirangiza ibura urwuri, ntabwo bibaho. Ariko ikibazo gihari ndimo kwibaza ni kimwe, ese intama zicaye mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, Zaburi ya 23 niko ivuga. Intama ko zicaye mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, zishimiye ubwatsi zirimo kurya cyangwa zirashaka kurisha hakurya y'urwuri? Dufite umubare munini w'abakirisitu bacu bakunze ibintu birimo kubera i Babuloni cyane, ariko ahandi barasenga. Uziko mperutse kubona, ariko mwazabizanye natwe iwacu pastor. Nukuri rwose, nagiye ahantu barasenga, numva umuntu w'inyuma ararize, mbona abantu b'abagabo barimo bararira, amarira araza, mbona umuntu yikubise hasi. Imbaraga y'Imana ifata abantu, numva abantu barimo bararirimba, abandi bavuza ibikobwa kobwa. Pastor, mwazabizanye koko? Naho ni intama yicaye mu rwuri ishaka kurisha hakurya y'iki? Hakurya y'urwuri. Erega impamvu tutarongora ni imwe. Hano hari abakobwa ba hano pastor, rwose iyo ucishijemo amaso ubona nta mukobwa hano tugira. Rwose urabona abakobwa bahani nk'abantu b'abanyacyaro, ubona bafite ukuntu bafunze no mu mutwe, baraniyemera. Ariko pastor, buriya umuntu aramutse agiye akajya mu rindi dini akizanira y'umukobwa, haba abakobwa beza pastor. Hari umuntu nzi wakuyeho umukobwa kandi niwe witonda, nambara neza kurusha abakirisitu bacu. None ubwo umuntu amuzanye ntiyabakoreye Imana umurimo? Kurya ubwatsi bwo hakurya y'iki? Yego. Umuntu akicara akasanga dufite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, ariko yarangiza akajya gukora research z'abadogiteri bo mu Bushinwa, bo muri Amerika, yarangiza agatangira kuvanga ikibwirizwa n'inyigisho z'abantu, agakubitamo logique z'abanyabwenge, noneho yarangiza agakubitamo uburozi bw'abantu bafite za PhD muri theology, akabivanga. Abantu barangiza akavuga ati wow, naho barimo bararya ubwatsi bwo hakurya y'iki? Elena White ajya gusoza ubuzima yaravuze ngo mbaraze Bibiliya, kandi Imana izabafashiriza muri ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Uyu munsi abantu benshi muraganira,
akakubwira ati ariko rero ibi bintu by'isabato no kubana n'abantu b'Imana, njyewe abantu dusengana barananiye, ariko hari abantu badasenga usanga banywa inzoga, ari n'abapagani pe. Njyewe hari n'umukobwa w'indaya tuziranye, ariko ni wa muntu ugira gahunda, ni wa muntu ugira ikibazo ukabona kuri telefone yohereje kuri momo 100,000. Hari abantu bagira umutima mwiza ureka ibisambo dusengana hano. Ayayayaya. Ariko reka ngira ikintu mbabaza, hakurya y'urwuri hari ubwatsi ntibuhari? Icyo Satani azakora ni kimwe, azabereka yuko ari bwo buryoshye kurusha ubwatsi bwo mu icyanya cy'ubwatsi bubisi. Ngiyo imva n'imvano y'intama zicaye mu rwuri ariko zitishimiye ubwatsi zirimo kurya, ni umutima wo kutanyurwa n'iby'Imana yatanze. Nshaka kubabwira ngo niba Imana yaragukuye mu kanwa k'intare, Imana ikagucomoramo wari ugiye gupfa, ikagutereka mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ishimira ubwo bwatsi kandi wishimira umubyibuho wo mu nzu y'Imana. Bitari ibyo ntabwo uzanyurwa. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Nimureba Bibiliya zanyu, Zaburi ya 78 umurongo wa 5, umurongo wa 52, Zaburi 78, Zaburi 78 umurongo wa 52, 78 umurongo wa 52, haranditse ngo ariko ubwoko bwayo ubwayo ibushorera nk'intama, ibakurayo, ibayoborera mu butayu nk'iki? Nk'umukumbi. Abisiraheli Imana niyo yari iri imbere yabo, ndetse niyo yabikuriye mu Egiputa, ariko bakimara kwambuka inyanja itukura, Imana yahise iprofita ibahindura umukumbi wayo. Mu magambo make rero, bari intama z'iki? Z'Imana. Nta gihe na kimwe Imana ijya ishaka kuyobora buri muntu wese uko yishakiye, ntibibaho. Imana ishyiraho organization, igashyiraho abantu bayo aho bagomba guhurira, kubera yuko izi ko ifite ahantu hizewe yatereka abantu bakaba amahoro, kandi uhavuye nubwo atapfa. Reka ngiye ikintu mbabaza, mutekereza ko intama zose zagiye ziva mu rwuri zararaga zipfuye? Oya. Kubw'ibyo rero bimeze nka bya bindi by'itabi. Uhura n'umuntu ukamubwira uti ntukanywe itabi ririca, akakubwira ati rero wa mugabo we, ndabona wambaye ikoti ariko urinjije mu mutwe. Ukamubaza uti kubera iki? Sogokuru yapfuye afite imyaka 107, yararinywaga nta n'amata yanywaga. ubwo uwo muntu aba ahindutse igihamya cy'uko umuntu yanywa itabi akageza mu myaka 107. Ngo ariko navumbuye yuko ngo Satani ajya afata abantu bamwe akababuza guhura n'ibibazo byinshi kugira ngo baba barepresenta b'abandi mu byaha. Urugero, umuntu akaba ashobora gukora uburaya imyaka 60, yarangiza agaragara imbere y'abantu arimo kubabwira ati nge nakoze uburaya kuva mfite imyaka 30, ubu ngize imyaka 60, ntago nigeze nkoresha prudence kandi ndi maryerye. Abakobwa baraho bati we birashoboka burya. Satani hari abantu ajya arinda ibibazo bye, akarinda abadayimoni, akabwira ati aba bantu ntimubakoreho, kugira ngo abakora ibi byaha bajye babona yuko ukora ibi byaha we agira gute, ashobora kuramba. Ushobora rero kuba uri intama ugaturguri, ugakomeza kuzenguruka mu ishyamba kandi ukabona ntacyo bigize gute, ntacyo bigutwaye. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana ritwereka ibigendanye n'intama cyane. Mu gihe cya kera guhangana n'abanyazi n'inyamaswa z'inkazi niko kari akazi k'umuntu ubana n'intama. Igihe cy'izuba n'imbeho y'ijoro, inzara n'inyota nibyo bintu byarangaga umushumba uragiye intama. Uwo mushumba uragiye intama iyo yarangaraga ku ntama, ntaziteho ngo azigaburire, akaba ni umushumba utinya izuba, akaba ni umushumba utinya izuba n'imvura, utinya ijoro. Nyiri intama ari we witwaga umutahiza.
yarazaga yajya kuzireba agasanga zatangiye guhombana mu mbavu, agahinda kakamwica. Yirukanaga wa mushumba, yarangiza yirukanaga wa mwungeri, yarangiza akahibera, akazigaburira, akazishakira amazi yo kunywa. Iyo byabaga ngombwa ko zivugirizwa yarazivugirizaga, akazibamo. Ngo nazo iyo zabonaga umuntu urimo kuzifata mu buryo butandukanye n'ubw'abandi, zaratangiraga zikabyibuha, akavuga ati uko biri kose nkeneye gushaka undi mwungeri. Icyo nicyo Yesu akora. Iyo abonye abana be bicaye mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ababwiriza barimo kuza kubwiriza bakabwiriza ibibwirizwa bimeze nk'amadibeti ya politike, akabona korari zirimo ziraririmba zishakira gukomerwa amashyi, nta witaye ku ntama y'inyantege nke, akabona ibintu byose birimo kuba byanze, Imana ubwayo irimanukira ikaza ikigira mu ntama zayo, kandi zitangira kongera kuzana akabaraga. Icyo nagira mbabwire ngiki, bishoboka kuri intama y'inyabibazo. Muri ubwo buryo bw'intama, umutahira niwe wagombaga kuzamurika intama mu gitaramo. Uwo yagombaga gukoresha imbaraga zose. Ndagira ngo mbabwire yuko kwihangana, gukemura no kugirira impuhwe ni akazi kagombaga gukorerwa intama. Ikindi kintu gikomeye, abashumba bajyaga bagira gahunda yo kujya gushaka intama zazimiye. Aho ngaho niho Yesu yagaragarije umushumba wabaga cyangwa umwungeri washoboraga kuba yasiga intama nyinshi akajya gushaka imwe. Kondisiyo ya mbere ni imwe, nuko yabaga yizeye ko nagaruka arasanga izindi zitagize gute, zitagiye, bitewe nuko zabaga zizi kuvugana nawe, zizi ijwi rye. Iyo yazibwiraga ngo mugume hano ntimuhave, zarahagumaga, akajya gushaka yindi yagize gute, yayindi yazimiye. Ndagira ngo nkubaze, Yesu agufitiye icyizere ku buryo aho yagusize nagaruka ariho azagusanga? Hari abantu Yesu yasize aha ngo bafashwe, hari intama Yesu yasize aha, ariko nawe azagaruka azasanga ukiri aho yagusize, ijwi rye urarizi. Dufite abantu ujya kubona ukabona yavuye mu itorero yagiye. Erega hari umuntu wambwiye ngo yumvise ijwi, kandi nanjye maze imyaka 4 ntumva ijwi ry'Imana. Hari umuntu wambwiye ngo mu rugo rwa kanaka ngo Imana bayibona ibambye, ngo ikamwenyura. Ubwo ni ubujiji. Yesu naza azagaruka asanga aho yagusize ariho ukiri. Ikindi kintu gikomeye nimureba muri Bibiliya zanyu cyabaga kubigendanye n'intama. Luka igice cya 15 umurongo wa 3, Yesu abacira uyu mugani ati, ninde muri mwe waba afite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntasiga izindi 99 mu gasozi, akajya gushaka iyazimiye kugeza aho ari buyibonere. Iyo ayibonye rero ayiterera ku rutugu, ku bitugu yishimye. Kubera icyo ayishyira ku bitugu, imbaraga byayisabye, imbaraga itakara, imbaraga zo kugaruka intama yatakaye ntigizigira, imbaraga zo kugenda. Reka njye ikintu babwira, dushora imbaraga zacu nyinshi mu kujya mu byaha, ariko nta mbaraga tujya tugira zo kuva mu ki, mu byaha. Uretse Imana iguheka ikaguhagurutsa mu kabari, uretse Imana iguheka ikaguhagurutsa mu busambanyi, uretse Imana yonyine iguhagurutsa mu bintu by'ubugoryi n'ubujiji n'ubupagani. Imbaraga bidutwara kujya mu byaha, imbaraga ziradushirana ku buryo kugaruka ntitwabishobora. Iyo umuntu abonye iyo ntama yari yatakaye rero ayishyira ku bitugu, kuko nta mbaraga zo kugaruka ifite. Kandi iyo ayigaruye, ayibonye, ayiterera ku bitugu yishimye. Yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be, akababwira ati, twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yagize gute, yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe ugize gute, wihannye. Amen. Hari abantu bicaye hano batuma ijuru ritagira ibirori. Ijuru rigira ibirori iyo umunyabyaha wari waraguye agize gute, iyi ntama yari yaratakaye yagize gute, yabonetse.
bishoboka yuko ushobora no gutakarira muri no kaminuza yanyu mwigamo, ugatakara Imana ikagushaka ikakubura, wirirwa mu matsinda apfuye, wirirwa ugenda ku buryo nawe wicara ukibaza utariko njya guhaguruka nzahangaha ukuntu nari inteye, uko nasengaga, uko nasomaga, ikinyabupfura, ubuzima, papasi zo kubaho nari mfite, ko nsigaye numva narajagaraye, byagenze gute? Ushobora gutakarira hano ushobora kuhatakarira. Ikintu gitangaje nuko uyu munsi ugomba gutuma ijuru rigira ibirori. Ugomba gutuma ijuru rigira ibirori. Nuramuka ugarutse ukumva ushaka Imana, ukumva wishimiye kwicara mu rwuri rwayo, utuze Imana, ibyo ukeneye byose izabigukorera. Ariko ijambo ry'Imana riratangaje. Nagira ngo mbabwire yuko mu ntama ziri mu rwuri haba harimo intama z'amoko atandatu. Intama za mbere ni intama zikanga ubusa kandi zikiruka zigatatanya izindi. Hari intama zihora ari inyabwoba ku buryo na voka ihanuka zikaba zitangiye gusimbuka ibikingi ziyobewe ikintu kigize gute, ari voka igize gute ihanutse. Cyo nashaka kubabwira ngiki, no mu bantu b'Imana habamo abantu bikanga ubusa. Kumva umuntu ejo bundi yarampamagaye, muntu w'Imana, ndabizi wize ubuhanuzi buvuga icyo Amerika niramuka iyobowe n'umugore. Ubwo hari abantu batangiye kuvuga ngo Amerika niyoborwa n'umugore, ngo ibintu byose ngo ubuhanuzi buzahita busohora n'ibiki. Mujye mwitondera ikintu cyitwa ubuhanuzi. Abantu bamwe baragiye berekana uburyo Amerika niyoborwa n'umugore izabiguye mu byago n'amakuba. Abandi nabo baragenda bakora ibibwirizwa byerekana ko Amerika niyoborwa na Trump isi izabihuye n'akaga. Abo bose bakoreshaga Bibiliya, naho bose bashakiraga uwo bashaka, bamushakiraga amajwi. Dukwiye kwitonda cyane. Habaho intama z'inyabwoba, akantu kose kabaye bahita basimbuka. Umuntu umwe yagiye mu nama yumva barimo barashwana, abakuru b'itorero barimo gushwana ku myanzuro. Ahita avuga ati ibi bintu njye ntabwo nazajya mu ijuru mba muri ibi bintu, ndasezeye. Ariko nagira ngo mbabaze, kuba abantu barimo kujya impaka, uruhande rumwe barimo kuvuga bati twebwe twubake mu kwa gatanu, abandi bakavuga bati tube turetse kubaka mu kwa gatanu, twegeranye ubushobozi tuzubake mu kwa 9. Ariko ubwo hari ikibazo cyabaye ku buryo umuntu yicara agahita avuga ati kugira ngo nzajye mu ijuru ntago naba mu nama y'itorero ngo nzajye mu ijuru. Undi akakubwira ati nkurikije abakorari abaririmbyi n'ubwibone bagira, singiye kuzabura ijuru, korari yanyu mugire gute? Ariko usanga n'ibyo yagiyemo nabyo byegeranye no kubura ijuru. Uzi kuva mu buyobozi bw'itorero ukazaza wicara ku ntebe z'inyuma upinga ibyabaye. Akuriya mugabo buriya ni umuyobozi hano, ririya koti ko mbona rishaje mwa, kandi ngo ubwo urajya mu ijuru. Ariko umupasitoro bamutuzaniye, noneho uriya mupasitoro buriya bamutoraguye. Haba umupasitoro utoragurwa, kandi ubwo ngo urashaka kujya mu ijuru utazacumurira mu nama y'iki? Ugasanga umuntu aricaye hari ahantu yashyuhije umutwe. Abaririmbyi urabona ukuntu bari abaririmbyi ari abirasi. Reba uriya mukobwa arareba n'agasuzuguro ku ruhimbi. Ariko ibintu nk'ibi bizageza ryari? Uwampa Imana nagenda nkamushishimura. Kandi ubwo ngo yavuye he? Yavuye muri korari kugira ngo atazabura ijuru. Cyo nagira ngo mbabwire ngiki, nimwitonde cyane. Intama z'inyabwoba, akantu kose kaguye zita zisimbuka. Dufite abantu basezeye itorero muri Covid, dufite abantu barisezeye nyuma ya Covid, ngo bapimye umuriro kuru. Umuntu agafata akantu yaba arimo gupima umuriro, undi yarangiza ati bavuze ko ikimenyetso cy'inyamaswa kizajya mu ruhanga. Buriya pasiteri barakimwaye. Apana njyewe ubu ndagiye mwene muzeyi. Izo ni intama za mbere. Intama za kabiri ni intama zirukanka imbere y'izindi. Haba intama zizi kwiruka ku buryo umuntu uragiye izo ntama ahorana ikibazo cyazazindi, ukabona izindi zirimo ziragendera kuri speed imwe, zirimo zirihuta ntayisigara inyuma. Ariko ukabona hari intama ebyiri zihora ziruka, izindi zijya kugera aho zarenze. Ibyo nibyo bita ubwaka.
kaganira n'umuntu mwaba murimo kwiga Bibiliya akakubwira ati ubu twe tuba mu ijuru we. Mwebwe muba mu ijuru. Ukamaze uti se ejo bundi ko numvise amakuru yawe ko wasambanye bite? Oya twebwe tuba mu ijuru, ahubwo uyu mubiri ni uri mu isi. Kandi umubiri byikora Imana, none se Imana yagucira urubanza uri mu ijuru, ica urubanza rw'umubiri uri mu isi. Oya ubu twe tuba mu ijuru. Ukamaze se bimeze gute? Ati n'izina mu ijuru nitwa ndarizi we. Iyo ni intama yiruka imbere y'iki? Cyangwa ugasanga umuntu arimo arakubwira ati 2025 mu kwezi uku n'uku isi izaba irangiye neza, muri Amerika hazaba ibi, muri Afurika haba ibi, ubwo rero abana b'Imana bazaba baraha, igihugu bazaba barimo n'iki. Ukamaze uti se ibyo bintu wabikuye we? Ndeba kure we. Ariko reka mbabwire, abayobozi bayobora itorero baba baragowe rwose. Intama z'inyabibazo za gatatu ni izigenda hagati ariko ziteza n'umutekano muke. Hari intama ziba zigenda zitagenda imbere, zitagenda n'inyuma, ariko wajya kumva zirimo kugenda mu gihiriri, ukumva imwe ikubise iyindi amahembe, ukajya kubona ukabona imwe irahirimye, zigakomeza zikagenda. Uziyoboye we ntamenye ibyabaye kuko hari igihe aba ari imbere cyangwa ari hehe. Ya yindi ikavuga iti yego nanjye ndayishyura mu kanya, ikaza kuyicunga ikayikubita. Ibyo rero biba birimo kuba, ariko urugendo rugize gute? Rukomeje kubona, ukabona umuntu atutse undi ku mubyeyi muri korari, ariko urugendo rugakomeza. Ukabona umuntu hagize gutya mu itorero ahemukiye undi, umupastori araguhutaje agukubisa ikintu, mukuru w'itorero nawe yakubasha akagutikura ikintu, ariko urugendo rugize gute? Urugendo rugakomeza. Ntuzibeshye, urugendo rubamo ibibazo. Atari umwungeri witwa Kristo uri mu rwuri rwe ngo ayobore urugendo rw'intama ze, ibibazo byavuka. Icyizere gikomeye dufite ntabwo ari abungeri. Icyizere gikomeye dufite nuko Kristo ari hejuru y'abaki? Y'abungeri. Wowe uri yihe ntama? Intama za kane ziba mu rwuri ni izigenda inyuma zidashoboye. Habaho intama izindi ziba zirimo kugenda umujyi umwe, waba uri imbere wareba ugasanga yasigaye inyuma, ukagenda ukagerageza ukayegeza imbere, ukegera imbere ukabona ikweretse ko none irimo kugenda, waza gusubiza amaso inyuma ugasanga yongeye yagize gute? Yarandaza. Abantu nk'abo ngabo turabagira mu itorero, turabagira mu makorari, turabagira mu ivugabutumwa. Buri munsi muraganira akakubwira ati none ngiye kubaseriye, ngiye kubaseriye, ntabwo ibi bintu bizongera pe. Wazajya kumuhamagara uti ze byagenze gute? Ati ndi mu rugo. Kutaje gusenga? Nabyutse numva sinzi ukuntu meze, hari akantu kajya gasona mu mutwe nkumva ntago ndi busenge pe. None se nkuzanira ibinini warwaye mu mutwe? Hoya byahise byoroha. Umva, hari intama zihora zisigaza inyuma. Kanaka yamvuze nabi sinzagaruka, igikorari cyanyu mu kigumane banyimye mikrofone, turabagira ntitubagira. Pasitoro nari umukuru w'itorero none yangize umuyobozi w'ubutabazi, nukunca amazi kabisa, azi ko ahantu hatuvunnye we. Sinzanagaruka, nahava nzagaruka. Rwa rusengero n'urwe se n'inzu ya se? Ibaza uwo muntu wagira ngo afana Rayon Sport cyangwa APR, ariko nawe ni intama. Nawe ni intama. Intama zisigara inyuma zihora zirandaga, zitera iziruka umujinya, ariko nabo tugomba kugendana nabo, tugomba kubashyigikira. Intama za gatandatu ni izihora zirisha hirya y'inzira, zigenda ziri mu nzira, umwungeri ari kumwe nazo, ikagucunga ku jisho, ikabihubuje ikintu ku mukingo, igakomeza. Noneho izindi bigendana ziba zivuga ziti rwose wowe uratinyuka fazari wowe. Zikagenda igaca ku kintu kitemewe kuribwa, ikagishikuza, ikagihereza izindi, zigakomeza urugendo. Dufite abantu
bari muri uru rugendo batinyuka ibitemewe, ugasanga ni nabyo bakundirwa. Ujya kubona ukabona yateguye umunsi mukuru, ujya kubona ukabona hafasha abantu, harimo bakubitamo za inaji, ni munywe mugatangira mutariko ibi bintu uko biturika nk'inzoga, ariko ni munywe sha urabona ngiye ndinjije. Naho abahubuje akana bakubita, ejo yarangiza akabakubita kandi ubundi mwazaza mugasanga murimo muranywa petit frere w'inzoga mutabizi. Dufite abantu turi kumwe mu rugendo bashaka yuko buri gihe bazaza barya ibitejejwe, bazaza banywa ibitejejwe, bazaza bambara ibitejejwe, bazaza bafata imibiri yabo n'isuku yabo mu buryo butejejwe, ariko tuba turi kumwe nabo. Ikintu inama y'itorero ivuze ngo iki kirabujijwe, ujya kubona ukabona hari umuntu w'umuniga niwe wakizanye, agahita avuga ati ariko kana kabakanga gute ko n'umugore we yamunaniye. Icyo nagira mbabwire ngiki, si ni intama z'inyabibazo, ariko umwungeri afite gahunda y'uko nizikomeza kugira amahirwe zikarisha, zigatega amatwi ijwi rye, zikabana nawe, zikametiriza ubuzima, ibyo akunda n'ibyo yanga, igihe kizagera izo ntama agomba kuzazimurika mu bwami bw'Imana zidafite inenge cyangwa iki cyangwa ibara. Ako ni akazi Yesu ubwe azikorera. Kubw'ibyo rero ntuzaterwe rwose ubwoba no kubona mu itorero harimo abanyantege nkeya, ntuzaterwe ubwoba no kubona mu itorero hari ibintu bitagenda neza. Wowe uzaterwa ubwoba no kuba Kristo yaba atari hehe mu itorero rye, nicyo cyagutera ubwoba. Hari amagambo nasomye muri iki gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Iki gitabo kirakomeye cyane. Haranditse page 308, haranditswe ngo abahamagariwe kuba bungeri bakwiriye kurinda cyane umukumbi w'umwami. Ntabwo ibi bigomba kuba umurimo wo kuwozaho ijisho bawutwaza igitugu, ahubwo ni ugutera ubutwari, gukomeza no kuzahura. Amen. Ntabwo hakenewe abayobozi birirwa bashyira abamaneko mu bizera. Ariko kwa kanaka ejo bundi ko umugore yaje ijisho ritukuye yaramukubise ntiyamudishye, ugasanga umukuru w'itorero ati ubimenyere, umenyere kwa kanaka wa mukobwa wabo tumaze iminsi 3 tutamubona ku rusengero, ari inaha cyangwa yakwamiye ku musore. Ntabwo ibyo bintu by'ubushakashatsi ntabwo wabishobora. Hari ibintu bikenewe, hakenewe abantu batera abantu ubutwari no gukomeza kuzahura. Ukuhuye n'umuntu ukamubwira uti nibyo wagize intege nyizi nizi kandi izi ntege nke zakurubuza ijuru, ariko turaha ngaha ngo tugufashe, sanga Kristo agushyigikire. Ibyo bintu birashoboka. Tugira abantu bahora bacyurira abantu, ikibazo wagirana n'umuyobozi mugahura agatakubwira ati wongeye kandi ntiwumva. Ariko hano haranditswe ngo itorero ku isi rigizwe n'abagabo n'abagore b'abanyantege nke bakeneye ubihanganira. Mu bintu muzaza mukora mugiye gutora abayobozi b'itorero, ntimukajye mureba uburyo ari sharp mu gufata imyanzuro n'uburyo arakara imbere y'iteranira abantu bakabibona, ahubwo mujye mushaka n'uburyo mureba ko ashoboye kugira gute kwihangana. Hamagara umudamu ukamubaza uti ko waje wambaye nabi kandi umugabo wari umuyobozi w'itorero bimeze gute? Agahita akubwira ati niba umugore we warabuze iyo umwambika ngiye bakubwiye ko umugabo wanjye yabuze. Igisubizo ni cyose cyo. Ukamubwira uti noneho kugira ngo nkwemeze uzibeshye wongere ugaruke wambaye ubusa. Wajya kona ukabona noneho bukeye yari yambaye ijipo, aje yambaye murumuna w'ikabutura, kicara mu rusengero akagura kakarenza ku kandi, uyoboye gahunda mukarebana ukabona nta n'ubwoba afite. Ugahita uvuga uti rero ibintu byo guhora nkurikirana abagore ndabiretse. Niyo mpamvu muzabona abakuru b'itorero biyakiriye batakimenya n'abambaye ubusa n'abatabwambaye. Ariko ntago bivuze ngo ibyo bintu biremewe. Itorero ryo ku isi rigizwe n'abagabo n'abagore b'abanyantege nke bakeneye ubihanganira, bakeneye umuntu ubafata neza kugira ngo batozwe kandi banagurwe gukora bemerwa muri ubu buzima, ariko bakazanemerwa no mu buzima buzaza. Icyo nashaka kubabwira ngiki, uyu munsi kuba mu itorero ry'Imana bifite icyo bigusaba.
kugira ngo wicare muri uru rwuri ugomba kwirengagiza. Hano turimo turarya ubwatsi bubisi, wowe ushaka inyama kandi uri intama, ubwo biragusaba kubisega. Isega ntago ziba mu rwuri. Ndashaka kuvuga umuntu ufite ikintu runaka ararikiye agomba kumenya ko hari ibyo Imana yagennye bigomba gutunga intama, hari n'ibitunga amasega. Hari ibintu bitunga ikirura n'intare bitagomba gutunga intama. Ariko biragoye cyane, biragoye cyane. Harimo n'abantu bahora bumva baramutse bavuye mu itorero aribwo baruhuka. Ariko ibintu byanyu abadive mugira amakode, ibintu byose murafunga, ubuse ababizera bazishima ryari? Oya, ntabwo ari twe dufunga, ahubwo turi mu nzira igize gute? Ntabwo ari twe twabifunze, turi mu nzira ifunganye. Nuramuka ushatse kugendera mu nzira ifunganye, warangiza ugafunga umutwe ngo Imana itawinjiramo, uzahora uvunika. Gerageza ucisha amavuta mu mutwe, wakira icyo Imana yaduhaye. Ubu bwatsi nibwo budutunze. Nshuti zanjye, hasi baranditse ngo hari umurimo ugomba gukoranwa ubushishozi. Umwungeri akwiye gukora igihe ahamagariwe. Icyambere, mutega amatwi. Umuyobozi muzabona ibi bintu atabikora, muzaba ari umuntu wanyu, ntabwo azaba ari umuntu w'Imana. Hari igihe ujya kubona ukabona batoye umuyobozi w'itorero, abantu bagakoma amashyi cyane, ukamaze ko mukomye amashyi, ni umuntu wacu. Ukababaza se ni umuntu wanyu gute? Ntari birye. None se ntari birye gute? Erega buriya turashaka kubwira ntacyo yishe, nta nicyo agize gute? Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Ubwo rero ayo mashyi amwe aba ari ay'abantu bamukomeye kuko atajya afata umwanzuro. Ayandi aba ari ayo bamukomeye kuko ahora ahuzagurika. Ayandi aba ari ay'uko ibintu yagombaga gukemura atajya abibonera umwanya. Hano haranditswe ngo hari umurimo ugomba gukoranwa ubushishozi, umwungeri akwiye gukora igihe ahamagariwe. Icyambere, kurwanya kwitandukanya. Ni inshingano y'umukuru w'itorero, ni inshingano ya pasiteri, kurwanya ikintu cyose cyatuma abizera bacikamo ibice. Iyo utangiye kuvuga ngo no kwiteranya, ntuba ukiri umwungeri w'intama. Ikintu cyose gishobora gutuma abantu basubira mu nzangano z'amoko, ikintu gishobora gutuma abantu basubira mu bintu by'aho bavuka. Umwe akavuga ati njyewe ndi umunyakigali, undi akavuga ati ndi umunyanduga, undi akavuga ati ndi umukiga, undi akavuga ngo ndi umugogwe. Icyo kintu umuyobozi agomba kukirwanya yivuye inyuma, kuko Kristo aba muri inyuma. Kwitandukanya. Abantu bazana inyigisho zikura abantu mu itorero. Umuyobozi w'itorero, umuyobozi wa korari, ikintu gishobora gutuma korari icikamo ibice hakavukamo utuntu tw'utugurupe ngo tw'abantu bazi kuririmba bagiye biyunga kuko bakunzwe. Utwo tuntu umuyobozi wa korari aba agomba kuturwanya. Icya kabiri, gusharira. Umukumbi ugomba kurindwa abantu bawusharirira. Aba bantu b'abarakare bahora babuza abandi amahoro. Ni inshingano y'umuyobozi kureba umuntu wese wabuza abandi amahoro n'umutekano. Icya gatatu ni irari. Ariko reka mbabaza, ubu Imana yahaye abayobozi gucungana n'irari no kurirwanya? Yabonaga hatari abayobozi bafite irari? Abayobozi bagomba gukemura ibibazo bigendanye n'irari. Kimwe mu bibazo dufite nuko abantu basigaye basambana. Bamara gusambana, amahame y'itorero afite icyo abivugaho. Ikibazo cyamara kuza, basanga ari umwana uvuka mu gipasitoro, basanga ari umwana uvuka mu gikire, cyangwa afite papa we w'umucuruzi. Ikibazo kirigwa ntago kigwa. Mwihangane bantu b'Imana, iki kibazo kiraremereye, ariko ntawe bitabaho. Ntawe bitabaho. Uriya mwana ntago yaciye inka amabere, bibaho natwe twarabyaye. Waba uri umusore wavuga uti mfite icyo mbivugaho, ceceka we nturabyara. We nturabyara, nta kintu uri bubivugeho. Bakabibaradinga. Pasiteri akavuga ati rero
iki kibazo ninkigendamo nabi baranyohereza mu cyaro. Pasiteri agahita avuga ati mugifatire umwanzuro kanaka adahari. Ubwo ni umukuru w'itorero wasibye ukaza ibintu. Abizera bakazaza bahora bijujutiraho bica, ariko ibi bintu b'abayobozi babareba naho babakubitiye mu igunira. Ariko reka ikibazo kize kuba ari icyanyagupfa. Ya udafite ikintu bazana ikibazo, ariko ubundi uyu muntu ninde? Bagatangira bati wa muhungu usa gutya ko numva ntarimo kumuzana, nta muntu ufite ifoto ye, bakaba barayizanye tukirana asa nabi, mufata umwanzuro ntaki cyadukereza. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, uretse Imana ikunda itorero ryayo, uretse Imana ihumuriza intama zayo, ari nacyo kintu dukwiye guharanira cyane, guharanira kubana n'Imana. Irari, abayobozi bagomba kuba ari abantu barwanya irari mu itorero. Ariko kiba ikibazo niba se nawe ahobera utwana tw'udukobwa akadutindana, urumva yakemura ikibazo? Ntabwo yagikemura. Ndagira mbabwire ngo mufite umwanya wo kwisengera, ariko mugasengera n'abayobozi mwagize gute, muba mwatoye. Imana ihamagaye umwungeri aba agomba kurwanya ishyari mu itorero, kurwanya ishyari. Hari abantu bagirana ishyari, amakorari aragirana amashyari, ku buryo korari imwe igira ibibazo, iba yakoze igitaramo hakaba abantu bataje baje gusengera mu mutima, baje kwandika kuri WhatsApp ibintu biri bupfe. Baba tipe babiyemera, uziko igitaramo n'ubu kitaratangira, we ari ku rubuga arimo arohereza abatahaje. Ewana MC wabo nta n'ikigenda kabisa. Bakambwira bati komeza uhatubere. Yarangiza. Ariko nk'indirimbo ya mbere baririmbye, iyi ndirimbo ni mbi pe, ndumva nabihiwe, ariko ndaguma mbaha amakuru. Kimwe mu bintu Imana ihamagarira umwungeri ni ukugabanya no guhagarika amashyari mu itorero. Ndimo ndasoma igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa paje 308. Ibi bintu iyo umuyobozi atabikoze kiba ari ikibazo. Haranditswe ngo kandi kugira ngo ashyire ibintu kuri gahunda azaba akwiriye gukora afite umwuka wa Kristo. Uzibeshye kujya mu gukemura ibibazo by'abantu bateranye inda nta mwuka wera ufite, nawe uzagereka windi. Uzajya mu kibazo cy'abantu bamburanye amafaranga, umubaza uti none se wamugurije 5,000,000 mutanditse? Ahita akubwira ati nizera umuntu ngiye nyatanga ntaho twanditse. Nibucya umubwira uti wanyohereje 1,000,000 se ko mfite ikibazo. Iyo umuyobozi w'itorero adafite umwuka wera, ibintu ashinzwe kurwanya yisanga nawe asigaye abikora. Ibyo bintu ni ibanga rya Satani ryo kumucecekesha. Ikindi kintu gikomeye, agomba kugira ngo ashyire ibintu kuri gahunda azaba akwiriye gukora afite umwuka wa Kristo. Ibintu bitagomba kubura, imiburo nyakuri igomba gutangwa, ibyaha bigacyahwa, ibibi bigakosorwa. Nubona umuyobozi urimo gukora ibi bintu, nashaka azaba akunzwe na 1/5 cy'abizera, uzapfuka mubwira Imana ngo Mana shyigikira umwungeri muzima waduhaye. Kuko intama nziza ziba zigomba kugira umwungeri mwiza. Ariko hari ikibazo, nubwo turimo kwiga iby'intama, ntihashobora kuba hano hari ihene irimo kuvuga iti ibi bintu nta nubwo bindeba. Hari ukuntu rwose abantu babicara ahantu umuntu akavuga ati ibi bintu uyu mugabo avuga nta sano mfitanye nabyo, ko n'ubundi ngewe sindi n'iki sindi n'intama. Iki gitabo ndabinginze, iki ni icyigisho cya 51 muzagende mu kige, ariko nihuta nagira ngo nongere mbabwire ikindi kintu gikomeye. Imana ifite operasiyo idasanzwe igiye gukora ku ntama zayo. Ezekiel 34, Imana ku murongo wa 4 irimo iravuga ngo izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Hano havuzwemo intama zitandukanye,
iza mbere ni intama zicitse intege. Muri ino minsi dufite abantu barimo kugenda bigura intege, ariko Imana ikeneye abantu baririmba bavuga ngo ndumva umukiza ambwira ko mbuze iki? Imbaraga. Ririmbira Imana uyemerere ko ufite intege nke, ubwire Imana igutabare. Ikindi, izindi ntama za kabiri ni intama zirwaye. Hari intama zirwaye zihora mu bibazo, zikeneye kwegerwa zigahabwa umuti. Intama za gatatu ni izavunitse. Iyavunitse urayireba wowe ukagira ngo ni nzima, ariko yiba ifite aho iribwa. Ubimenya ute rero? Iyindi yikomye ku kaguru ihita ikazamura kuko karavunitse gataka. Bishoboka ko iyo ugonganye n'umuntu aribwo itorero rimenya ko ufite ihungabana. Hari umuntu mugirana akabazo gato mu rusengero, akarira, yarangiza agahita avuga ati ngewe kubaho biruta gupfa n'ibiki byose, kandi ubwo ari umubwiye ngo niyegere hirya, agahita avuga ati urusengero si inzu ya so. Ukibaza uyu muntu bitebye. Naho yaravunitse, wowe urimo uraza ukamwegeza hirya, wajya kubona ukabona ararakaye, arakubwira ati ngendeka nisohokere, ukamubwira uti hoya, abantu bagakoma, yarangiza ati mwagiye muduha amahoro ko no mu ngo tuba twayabuze. Ararimennye ntarimennye. Naho umudamu yasiritse, umugabo we yaramukubise ejo, kandi uyu munsi niwe wayoboye iki? Niwe wayoboye gahunda. Umutima wabyimbye, yari yabuze uwaturikiraho. Mujye mwitonda, hari abantu baza guturikira kuko babuze ahandi baturikira. Intama zifite ibibazo, hari izavunitse. Mu ntama kandi hari izatatanijwe, zagiye zishukwa n'abandi bantu b'amasega b'abashumba, bazijyana kure y'urwuri, bazibwira yuko Imana itakigira urwuri, gahunda y'umurimo yarangiye, Imana itakigira itorero ryayo, bisigaye ikontorora umuntu wese ku giti cye. Niko uzajya kubona ubona umuntu ari mu muhanda arimo aragenda, undi arimo arakata mu bihuru, abandi babitse kuri polisi n'ibiki byose, ariko ibyo byose biba byaratewe n'abungeri b'ibisambo. Imana irakubaza ngo ufitiye gahunda, noneho hari n'izazimiye, ubuzima bwanze. Niye tekinike Imana izakoresha? Umurongo wa 16 Kristo yavuze yuko, umurongo wa 15, njyewe ubwanjye ninjye uziragirira intama zanjye kandi nziruhure. Amen. Imana igomba kujyana intama, ariko yabanje kuziruhura. Ese uremera Imana ikuruhura uyu munsi? Nje nzazijya imbere kandi nziruhure. Niko Umwami Uwiteka avuga. 16 izari zazimiye nzagira gute? Nzazishaka. N'izari zirukanywe nzazigarura. Izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura. Zose nzaziragiza gukiranuka kwanjye. Kuki intama zibyibushye zigiye kurimburwa? Simwe mbaza, hari umuntu utakwishimira intama zibyibushye? Ariko izibyibushye zigiye kurimburwa kubera iki? Hari abantu Satani yahaye ikintu cyitwa kwiyemera. Mu gitabo cy'Umugenzi babita bamwigira munini, ku buryo ujya kubona ukabona umukuru w'itorero yarabyimbye, ku buryo na pasiteri atakoraho, inama y'itorero yose itakoraho, ukabona n'umuntu wagagaye uri aho ngaho. Hari abantu baba bafite ijwi muri korari, ku buryo umuyobozi wa korari wamuhamagara ko tubategereje turi mu mavuna, tukaba turimo kuyakorera ku muhanda hafi y'isoko, abantu barabategereje rwose, tuzirirwana, muzaza n'indirimbo nka 30. Wajya kumva perezida wa korari akubwiye ati rwose tuzaba duhari mu gitondo, ku isabato, mu gutangira isabato vendredi nimugoroba, ukakira telefone, halo twagira ngo tukwisegureho, duhuye n'ikibazo gikomeye. Umwe mu baririmbyi bacu azaba atagize gute? Korari y'abantu 40 40. Ukababaza se abandi ntimwaririmba? Hoya, basigaye nta kintu bamariye, ni abantu bari aho gusa. Kandi ubwo inkumi yagiye gusura umusore, ukayibaza se wagize ikihe kibazo? Nta kabazo kari tekinike tu.
buriya abantu b'abatekinisiye ntibavuga n'ibintu byinshi. Ariko ndashaka kubabaza, aba bantu bazi ibyo bakora ntabyo bazi. Icyo rero nashaka kubabwira, hari intama zibyibushye ku buryo na pasiteri azaje kuyobora bakamubwira bati ucunge kanaka na kanaka hariya uzaba uhabashije. Ibyo ni ibitama bibyibushye. Hari ukuntu umuntu akubwira ati iriya korari kuyitumira uri kanaka na kanaka, nubabona mugasangira icyayi tayari wayibonye. Intama zibyibushye. Hari abantu bababwiriza baba bazwa ahantu ku rusengero ku buryo undi muntu araza akabwiriza, barangiza akavuga bati turabanza tubaze kanaka ko ari byo. Yarababereye ikintu cy'igitama kibyibushye kizi ibyanditswe n'ubuhanuzi. Abantu bameze gutyo rero batuma intama z'inyantege nke zititabwaho. Ukeneye uyobora gahunda ni wowe ubizi, ukeneye ubwiriza ni wowe ubizi, ukeneye utanga amatangazo ni wowe yavuga neza, ukeneye uyobora fundraising ni wowe utanga amafaranga ukanayatangisha. Igihe kikazarangira ugasanga itorero ryasigaye inyuma kubera abo bantu. Harimo n'abantu bigira banini cyane kubera amatiku bagatinywa mu itorero. Intama nini zibyibushye Imana izazirimbura, ko zishobora kuba zarariye ibiryo by'ifumbire mvaruganda zikabyibuha ariko nta mwimerere zifite. Hari ibintu by'ibikoko bisigaye ari binini, ujya kukigura wagiterura ukumva kiraremereye cyane, warangiza ukagikubita hariya. Ariko ikintu cyanangaje, abazibaga barayibaga bayikubita muri firigo ukagira ngo ni umushwi, bakayikuramo ngo none ngo iyi nkoko ni yayindi, byagenze gute se? Naho nta kintu cy'ubukoko buzima ifite. Icyo nagira mbabwire ngiki, ni mwirinde kwigira banini, ca bugufi wibera umuntu usanzwe mu nzu y'Imana. Urya ubwatsi turimo kurya butoshye, Imana izaguhindura intama izagezwa mu bwami bwayo. Ijambo ry'Imana twihuta dushaka umusozo. Nimureba neza muri Yohana igice cya 10. Yohana igice cya 10, Yesu yavuze ikintu gikomeye. Umurongo wa 11, nijye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atari ize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikaza rikazifata rikazitatanya. Kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Nijye mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya, nkuko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mpfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo. Imana ifite abantu bayikunda bayishaka bari mu madini atandukanye batari muri uru rugo. Ibyo ntago bivuze yuko ayo madini ahindutse abageni ba Kristo, ahubwo Imana ifite icyo ishaka gukora, kuko icyambere irabizi yuko nubwo ziriyo ariko irabizi ko ari intama. Icyo Imana izakora ni iki rero? Nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Mu magambo make, umugambi nyamukuru w'Imana nuko ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ubutumwa buhishe mu buturo bwera, ubutumwa bw'ubuhanuzi bwerekana aho isi irimo kuva n'aho yerekera. Kristo gukiranuka kwacu ariyo ntego nyamukuru. Ubu butumwa Imana ishaka ko abadivanisi umunsi wa 7 babusangira n'abandi bana bayo ifite mu madini yo hanze. Ariko ikintu cyantangaje, muri operasiyo y'Imana yo kuzana abantu bo mu yandi madini baza hano, bazabisikana kuko buri mwana wese agiye kujya kwa se. Hari abantu bicaye muri izi ntebe atari izabo, hari abantu bagiye kumanuka bave mu madini atandukanye baze. Ntago bazaba bakeneye gukora babwiwe amatangazo menshi, ntago bazaba bakeneye kugira icyo bakora ari uko havuzwe ubuguyiguyi, ahubwo aba bantu bagiye kuza bazi ikibazanye. Ariko nanone hari n'abicaye hano intebe zabo zireba inyuma,
bagomba nabo gusohoka bakabisikana nabo. Nuko bigiye kugenda. Ikibazo ni iki? Urabona uzasigara uwo mwanya wicayemo n'uwawe, cyangwa urimo urashyushya intebe z'undi muntu utarazi? Yuda yavuyemo, intumwa zikora amatora. Yuda yahoraga ashyushya intebe, hari undi waje yicaramo Yuda amaze gupfa. Kandi uwo nguwo amateka ye kugeza ku bugingo buhoraho azabarirwa mu ntumwa 12 za Yesu. Yuda ntazabarwa mu bwami bw'Imana. Itonde nawe utazimiza ibihembo by'imvune zawe n'urugendo wagenze igihe kirekire. Nshuti zanjye, Yesu avuga ibi yakanguraga ubwoko bwe. Ndashaka kwihuta, amagambo ari mu bakurambere n'abantu zipaje 151 haranditse ngo imibereho y'umwungeri yo kugira kwihangana no gukemura kandi akagirira impuhwe ibiremwa bitagira kivurira yaragijwe. Iyo mibereho yakoreshejwe n'abanditsi bahumekewemo na mwuka w'Imana berekana ukuri guhebuje k'ubutumwa bwiza. Kristo mu isano afitanye n'ubwoko bwe agereranywa n'umwungeri. Amen. Mu isano Kristo afitanye n'itorero rye, Kristo niwe mwungeri. Kubw'ibyo rero turi intama zo mu cyanya cye. Mwicare mutuze, mwicare mwumve mufite icyizere. Ijambo ry'Imana ritubwira neza muri Yeremiya igice cya 50 umurongo wa 60. Bibiliya iravuga igice cya 50 umurongo wa 6, Yeremiya haranditswe ngo ubwoko bwanjye bwabaye intama zizimiye zijimijwe n'abungeri bazo, bazirongotananiriza mu misozi, ziva ku musozi zijya ku wundi, zibagiwe ikiraro cyazo. Icyaha gikomeye uyu munsi wa none ni ukwibagirwa ikiraro. Satani agiye gukaraga ubuzima butukarage. Abantu bibagirwa inzu y'Imana, bibagirwa ikiraro. Nibarangiza Satani agufatire mu bushomeri bwawe, ujye kubona ubone hari irindi dini bahamagara abashomeri bakabashyira ku ruhimbi, bakirukana inyatsi, uhita uvuga uti dini ni iringiri wampaye inka. Satani agiye kugufatira mu kutabyara. Narangiza kwereka imisozi itandukanye, bahamagara batabyara bakabakora kunda, inda bakazisiga amavuta bakabaha amatariki bazabyarira n'umubare w'abana bazabyara. Nurangiza uvuga uti hoya kiriya kiraro ntabwo ari ikiraro. Satani azazamukira mu buzima bwawe bwo gushaka gutera imbere buri munsi ibintu bipfa. Narangiza byinjiremo akujyana ahantu usanga bamo baratanga ubuhamya ukuntu Imana yabatabaye. Nikingiranye mu nzu mbwira Imana ngo nsoke mbona amafaranga ku muryango. Amena. Narasohotse mpita nsanga ikofi yatakaye imbere y'umuryango. Imana ibimpaye amafaranga, abantu bagakoma amashyi. Ukavuga uti idini niri, idini niri. Urajya ahantu bakakubwira amateka yawe. Abahungu 4 mwakundanye bose barakwanze, kandi ufite isura nziza. Icyo wagize ni ikibazo, ufite inyatsi wabo wa mama wawe ituma umuntu ufite isura nziza atarongorwa vuba. Ukanguka uvuga uti ibi bintu ko ari ubwa mbere mbyumvise. Mu kiraro cy'iwacu ntigeze ngira gute, ntigeze mbyumva. Barangiza akabwira ati zana 20,000 tuguha amazi y'umugisha ujye yakaraba, aguha igikundiro, bajye bakureba baguhiga basore. Kandi ko kuvayo ugahita ubona babaye nka 20. Ariko ubwo ari Imana yaguha 20. Cyonyine mwabakobwa mwe muri aha kumanajinga abahungu 2 biragora. Gaho rero babaye 20, ubwo ni Imana ibazanye. Cyo nagira mbabwire ngiki, ikosa rikomeye intama zikora no kwibagirwa ikiraro. Ubuzima, akazi, guteretwa no kurambagizwa, ishuri, ikintu cyose kizakwibagiza kuza hano mu kiraro ngo ugaburirwe ubwatsi. Uzamenye ko icyo kintu kikwishe kandi ubuzima bwawe bw'ahazaza bugoye. Ndasaba Imana ngo ibakangure mu bitekerezo. Ndasaba Imana ngo ibafashe kugira ngo ubwo Roma nayo ubwayo igiye gukubita umwungeri intama zigatatana,
abantu b'Imana mwumva icyo kintu gisobanuye. Dukeneye imyiteguro, dukeneye abantu bafite ububasha bwo kuyobora itorero, bakaritegurira kwitegura ibihe by'akaga biri imbere. Ariko Kristo arahari. Yesu Kristo arashaka gushikuza ingo zacu mu menyo ya divorce. Hari intare nyinshi, buri wese afite intare imuhiga. Intama yose ishaka kujya mu bwami bw'Imana, Satani arimo arayihiga cyane. Imana ikeneye abajene ishikuza mu busambanyi n'ubusinzi n'ubutinganyi byamaze gutwara abantu. Imana irifuza gushikuza abajene bayo muri menyo y'icyo kibi. Imana irashaka kugukiza. Irabizi kuri intama y'inyantege nke, uri intama yivumbura, uri intama igira amahane, uri intama yumva ihora yishakira utundi tuntu tutemewe, uri intama iyo icyo yashakaga itakibonye yivumbura n'ubwatsi ntibikiburiye. Ariko Imana irashaka kuguheka. Umaze igihe kirekire warakoze urugendo wakoze rwose byagutwaye imbaraga nyinshi kugira ngo ube wicaye mu bupagani wicayemo uyu munsi. Ariko Imana uyu munsi irashaka kugushyira ku bitugu ngo ikugarure aho wahoze. Ese urayemerera? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:4, kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Amen. Kristo ni umutahiza, niwe uzatumurika kuri Data wa twese, kandi azatumurika tudafite inenge n'ibara. Ubu rero arimo aragaburira intama ze, arimo arakemura ubwoya bwazo ngo zizabe zisa neza, arimo arazitoza ikinyabupfura kugira ngo zizagende zidasobanya zigiye kujya imbere ya Data wa twese. Arimo arazishyira ku rwego rumwe kugira ngo hatabamo intama ibyibushye cyane ngo habemo n'izonzwe. Arimo arazishyira ku rwego rumwe. Kristo azinjiza itorero ry'Imana mu ijuru, abamarayika baryitegereze bibaze ngo aba bavuye he? Aho niho bazumvira ijambo rivuga ngo ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, ariko bazaba banesheje. Ndakwifuriza kuzaba aho hantu. Ndakwifuriza gukangura ubuzima bwawe ukumva ko ibi bintu bikureba. Ukwiye kuba intama. Fata umwanya urya ubwatsi, fata umwanya witegure kumva ijwi rya shobuja. Ngiki kintu kizagufasha. Hari aho uzaza ugera ugiye gufata umwanzuro w'urushako, bose bavuge bigucange, ariko umuntu wamenyereye kumva ijwi rya Yesu, Yesu azaza ababwira. Bibiliya iravuga ngo nimujya guca iburyo cyangwa iki ibumoso, muzumva ijwi rivuga ngo iyi niyo nzira n'abariyo mugira gute, n'abariyo munyuramo. Kubw'ibyo rero shaka ukuntu witoza kumvikana n'Imana no kumenyana nayo. Itoze kumenyana n'umwungeri, itoze kumugirira icyizere nawe akikugirire, akujya imbere umukurikire. Indirimbo iravuga ngo aho njyanye na Yesu mbiki mba amahoro. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo uyu munsi gambirira kurya ubwatsi bwa mu gitondo n'ubwatsi bwa saa sita n'ubwa nimugoroba. Gira Bibiliya, gira umwuka w'ubuhanuzi, fata umwanya ujya usenga. Uko usoma ijambo ry'Imana, uko uryuza, uko ushyiraho amazi y'imigisha y'Imana n'izi ndirimbo uririmbirwa, byakagombye gutuma uba intama yiteguye kuguma mu rwuri. Kandi tumenye yuko nizagiye Kristo afite gahunda yo kugira gute, kuzizana. Niba uri muri Yesu neza, ndakwinginze gumamo mu izina rya Yesu. Hari umuntu wifuza gufatanya nanjye gusenga, afite ikintu asaba Imana, njye nubwo ntakimenya, ariko akabwira Imana ati Imana, ndi intama narakomeretse, ndi intama naravunitse, ndi intama narahutajwe, ndi intama nari naragiye kure, ndi intama nari naragiye numva ncitse intege kubera ibi n'ibi, ariko Mana ndashaka kugaruka. Nakoresheje imbaraga nyinshi njya mu bibi, ariko noneho nshyira ku rutugu ngo bikwiriye. Indirimbo tugiye kuririmba, reka mbasabe mwese muhagurutse, 279. Mu gihe iyi ndirimbo tuyiririmba, ni indirimbo ifite ibice 5. Ugerageze buri gice cyose ukiririmbe wiyegurira Imana. Intama 99 zari mu kiraro cyazo, imwe yazimiye yararagiye, yagiye mu bihanamanga, dore irimo kuzerera mu kidaturwa. Yasize umwungeri w'impuhwe nyinshi, yasize umwungeri w'impuhwe nyinshi.
ufite 99, mbese ko ufite 99 waretse iyo ngiyo mwami? Aransubiza ati nayo ni iyanjye ibarirwa mu ntama zanjye. Bona nawe inzira yakukumuka ndayikurikira mu kidaturwa ndebe ko nabasha kuyibona. Nta muntu wamenya uko yarushye rero nuko yambutse imigezi, ryari ijoro ribi kandi ntawe ubizi. Uko yataruye iyo ntama yumvise ijwi ryayo mu kidaturwa, ntabwo yagiraga uwayitabara rwose, yari isigaje gati gapfa. Mwami nyereka inzira wanyuzemo, mbonemwe amaraso yawe yavuye ku bwacu twarazimiye, maze utugarura mu bushyo. Nyereka za nkovu zo mu biganza wakomerekejwe muri iryo joro n'igihe bakwambikaga ya mahwa. Ku misozi hose no mu bikombe no ku bitare no ku manga hari ijwi rirenga ngo nimwishime, intama yanjye yabonetse. Abamarayika bavuga bati nimwishime, umwami abonye intama ye. Nimwishime, umwami abonye intama ye. Tangaza ubwo twari tugeze i Yerusalemu, habaye igitangaza ubwo twari tugeze i Yerusalemu, habaye igitangaza ubwo twari tugeze i Yerusalemu, habaye igitangaza ubwo twari tugeze i Yerusalemu. Ni mu gitondo cy'umuzuko, ni mu gitondo cy'umuzuko, mu gitondo cy'umuzuko, ni mu gitondo cy'umuzuko. Umwami Yesu aragarutse, Umwami Yesu aragarutse, Umwami Yesu aragarutse, Umwami Yesu aragarutse. Kwisi hateye igishyitsi nkici, hirya no hino bagize ubwoba, batunguwe no kumva ko ari umwana w'intama. Batunguwe no kumva ko ari umwana w'intama. Impanda ziravuze, ibituro birakinguwe, abera barazamuwe. Impanda ziravuze, ibituro birakinguwe, abera barazamuwe. Umwami Yesu aracenga kariya gacu, Umwami Yesu aracenga kariya gacu. Ikirere gisakara amajwi, duhurira mu kirere turirimba izo kunesha, tuti nukuri warakoze. Ikirere gisakara amajwi, maze duhurira mu kirere turirimba izo kunesha, tuti nukuri warakoze. Turatumagira twoga ikirere, tugera ku bicu, tugera ku nyenyeri, hirya y'inyenyeri aho ni iwacu, aho tuzibera ibihe byose. Turatumagira twoga ikirere, tugera ku bicu, tugera ku nyenyeri, hirya y'inyenyeri aho ni iwacu, aho tuzibera ibihe byose. Nimuze abo data yahaye umugisha, nimuze, nimuze abamesha ibishura byabo, nimuze. Databo wantumye, dore n'abangaba ngabana bazanye. Databo wantumye, dore n'abangaba ngabana bazanye. Databo nabambiwe, dore n'abangaba
n'abangabanga bandabazanye ndatabona pfiriye dore n'abangabanga bandabazanye datawe ubaha umugisha nk'uko nanjye wawumaye datawe ubaha umugisha nk'uko nanjye wawumaye abaye igitangaza ubwo twari tugeze i Yerusalemu abaye igitangaza ubwo twari tugeze i Yerusalemu abaye igitangaza we ubwo twari tugeze i Yerusalemu abaye igitangaza we ubwo twari tugeze i Yerusalemu dore ikintu cya mbere cyantangaje n'ukubona umuntu nakekaga dore ikintu cya kabiri cyantangaje n'ukubura umuntu nakekaga dore ikintu cya gatatu cyantangaje n'ukubona nicaranye na Yesu dore ikintu cya mbere cyantangaje n'ukubona umuntu nakekaga dore ikintu cya kabiri cyantangaje n'ukubura umuntu nakekaga dore ikintu cya gatatu cyantangaje n'ukubona nicaranye na Yesu arandeba nanjye ndamureba maze arandamutsa nanjye ndamuramutsa arampobera we arandeba nanjye ndamureba maze arandamutsa nanjye ndamuramutsa arampobera namwarabuzabayo cyangwa se umuzi ndetse nta n'umwirabura Yesu yaranesheje namwarabuzabayo cyangwa se umuzi ndetse nta n'umwirabura Yesu yaranesheje Yesu yaranesheje Yesu yaranesheje yenda mwizigiye kandi azaneshereza Imana yaranesheje Imana yaranesheje yenda yizigiye kandi izaneshereza Imana yaranesheje Imana yaranesheje twe tuyizigiye izatuneshereza twubashye Imana dusenge. Imana yacu, Imana yera, Imana yaduhaye ibihe byiza, habwa icyubahiro. Abana bawe turi imbere yawe tunejejwe nuko buri gihe cyose ijwi ryawe rivuze hagira abana bawe batera intambwe data bagaragaza ko bakumvise. Tugushimiye itsinda rinini abahungu n'abakobwa bahagaze ahangaha imbere, tugushimiye kandi abandi bemeye kugukurikira, abandi bemeye gutangira bushya bari kumwe nawe ariko bakaba bari mu iteraniro. Buri gihe ijambo ryawe ritsinda imitima yacu, niyo mpamvu turi imbere yawe duciye bugufi tugusaba data ngo babandi twari twaragiye kure tukava mu cyanya cyawe utagaruze neza yawe. Tugusaba kandi data ngo na babandi bari mu cyanya cyawe ahangaha bashidikanya, abo ngabo nabo data ukuboko kwawe ukomeze kubagarure. Yaba ari akaga kuvaho umwungeri mwiza ari tukajya kure dukurikiye ibindi tutazi aho byaturutse, data tugushimiye ko urukundo rwawe ruhorana natwe. Abana bawe bagerageje ibitandukanye, abana bawe data bagiye mu mico n'imigenzereze y'iyi si, ndagusabye ngo twese tubabarire ibyaha byacu. Uyu munsi turatsinzwe turi imbere yawe, reka mu ijuru habe igitaramo, reka mu ijuru habe ibirori kuri uyu munsi ku bwacu bari mu nzu yawe uyu munsi. Abana bawe nta kindi cyatuzanye mu nzu yawe,
ni ukuzagira amaherezo meza. Ndagusabye ngo buri wese uri aha ngaha, buri wese data wifuza kuzagukurikira, buri wese wifuza kuzasoza amateka ye ari kumwe nawe, uyu munsi uba umunsi data wo guhindurirwa amateka. Twongere tugendane nawe, kandi muri cya gitondo ubwo abasinziriye bakwizeye, ubwo hari abo uzasanga ari bazima kuri iyi si bazaba batumbagira ikirere, twese bari muri iyi nzu tuzazamukane n'abandi bose. Tugushimiye abana bawe dutumyeho, umuhungu wawe Musoni ndetse n'umukobwa wawe Mifemu. Tugushimiye agaseke wabatekereye bahaye abana bawe, wabahaye impano nziza, impano yo gukebura abari mu kaga. Ndagusabye iyi mpano ibakomereze, umunsi ku wundi ujye ubagenera amafunguro akwiriye, amafunguro yafasha ubwoko bwawe, amafunguro data adafunguyemo ibindi, ahubwo azajya abwirwa abana bawe, abari babuze ihumure ikagaruka, abari bagiye kure bakakugarukira, maze data inzira twese tugiye dukomeza tuyibemo. Amateraniro yacu arashoje rero, tugiye gutahana n'urugendane natwe. Iminsi 6 y'imirimo tugiye kwinjiramo, uzaturinde kujya kure yawe, ahubwo nk'uko umwigisha yabidusabye atubwira kugira ibihe byo kurisha mu cyanya cyawe 3 ku munsi cyangwa karenga, tujye tugira ibihe byo gusenga no gusabana nawe. Amahoro yawe akomeze ayobore imitima yacu, kandi urukundo rwawe data rukomeze rutubungabunge, tubyambaje mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.